guhumura uyu mubavu ninda kugutera ariko none se urashaka ko nzaza nambara ibintu bya mpene barebe mpene barebe ubuse nanjye ndi umugabo koko uri kumbwira ngo uwo nyamara ugiye gura nawe agasigwa amaguta barayabeyura bakanaga ibicu ahubwo mbwira bigenda gutiye muri mu gitanda bagushimisha neza kuruta uko nyagushimisha ntago njya mbikora mugabo barakunanisha se baba we mugabo mwiza ntago bajya babikora barakunanisha baraguhenesha se baragucurika se mbwira bigenda gute Simba. Damarisi. Karame mugabo mwiza. Mugabo mwiza. Mugabo mwiza ikize. Ibyo surabizi uko ndi umugabo mwiza. Waje ryarisi. Waje ryari? Ushinzwe kumbaza igihe natahiye se? Byagenze gute? Bite byawe? Yawe muraho neza mugabo mwiza. Ati. Yawe mbona hano. Nzenyire nari. Karibu. Ni karibu. Ahubwo nyine ndashaka kukubaza. Yego mugabo mwiza. Umve ibyo mugabo mwiza bishyire ku ruhande. Amareshya mugeni si yamutunga. Ibyo yanamaze kubimenya. Wowe nagasigwa bigeze he? Urukundo rwanyu nagasigwa rugeze he? Ariko ko ari wowe nakunze. Uwo gasigwa najyaga kugukunda ntago yarahari. Yawe nkunda ni wowe mugabo mwiza ngwino ujye kwicara. Vuguvuya ibyo kuvuga ngo mugabo mwiza mugabo reka nkubwize ukuri rusiya rubunyo ngenda gusenda ndekura oya dese ngwino tuvugana mvugana iki nawe baba we ariko se ndabigenza nteko ariko wa mugore ngiye ikibazo nibaza niki baguhanaguha nanjye rwose ndabizi nyine nsobanura urabizi niki baguhanaguha ariko mugabo mwiza wigeze ubona ko hari abandi bagabo njyamo reka nta wundi mugabo mwiza winkoraho mbabara winkora wa mugore winkoraho namaze kumenya ibyawe byose utubara uraramo amaguru we ngo warariye warahaze amayoga bwose warahaze ndi inganzwa nta kamaro mfite mu rugo rwanjye muri rusange ntago nashyingiwe narashyinguwe ndi umurambo uyu munsi bye birasobanuka kandi akubwiza uko ngiye kukwicira kurwara nk'uwica inda ariko mugabo mwiza iki waratse tukumvikana iki reka nkubwize ukuri Damari asa ni hehe wanyuze koko aho nanyuze se urahashinzwe ndi bubigenze nteko uze ndamenya ndi bujye hehe aho ujya hose ugenda kureba reka nigendere yaba we mugabo mwiza rwose wagarutse tukumvikana mugabo usimbwa inyama ntabwo ndi umugabo mwiza ni gasigwa wirwa akubeyura amanywa nijoro izuba uko renze nuko rirashe ngewe rwose ibyo ntago njya mbikora ngo no tuvuga avuga idahiye baba ubu se ndabigenza nteko ubu se ndamenya cyangwa se afite ubundi bukobwa bunteshereza umutwe umugabo ko agiye kumenya yuko abakobwa bazamura amaguti bambara za mukondo wazi aha buriya nta gakobwa kangendera ku mugabo ubu se nabaza nde ko ntajya njya mu kabari ko ntanywa inzoga uwo gasigwa ni mwiza anshinja njyewe mba nzi ukuntu byagenze ubu se ndamenya mbigenza ntewe ndamenya mfatiraho umugabo wanjye umva sha bite uyu mubavu ninda kugutera witera damarisi cyane umuriro ubu ugiye kurutahamo sumva ubu ugiye kwitwa madamu Simone tugiye gusangira izina ubwo ndaba ndi Babita Simone ubu ngubu rwose ubu ninjye ugiye kukurongora
kari akagore k'amagoti y'amabi wagira ngo nayo abazimu baturutse mu irimbi ngiye kukareka umuryango agenda niwe ngiye kwirongora rwose ikindi kandi ndashaka ko imitungo yose mpita nyifandikaho erega wowe shawe mwiza mwebwe murabe ikinyejana wazigiye ni ukuri wazigiye rwose ureke kiriya kigore cy'ikigoryi sikunanira rwowe mbese undi wamukundiye iki namukunde ko utari uhari naraje rero ndagira ngo nkumvishe ko uriya mugore ntagifite umwanya mu buzima bwanjye no mu mutima yavuyemo narasebye narashyinguye agomba agenda cyane aka kanya ntushigaje nakanjye nawe yego nanjye kumarira bari ku bwawe rero ndashaka ko twihutisha umuhango kariya kagore bose tugatandukana hanyuma se nangiye kuzana amazi sinzi niba twagenda turi kwiganirira ibyo byaba byiza sibyo uretse nyine tubanze tuganire nese ubwo tuzabigenza gute kugira ngo agende ibyo koko ni ibintu byo kwiruka ubigora nyine ngiye ndashaka ko agenda tukibanira vuba mbanana kubikumburiye guhora turi kumwe nanjye ntabwo norohewe urukundo ruri kugurumana muri njyewe ariko icyo nakubwira ni kimwe ririya shyano ry'umugore ngo ni damarisi nako ni umugore ni umukecuru ndaryereka amarembo mu gihe kitarambiranye ahubwo ese byabintu wajya gukora cyabikora byabintu ntubizi wowe wambwiye sobanura nyine byabikora nyine kugishwa umugabo ndashaka kwa mpuga sibyo ku buryo nawe niba njye namukunda nawe ahita nyikuramo kuko akomeza kunyizirika ngo mugabo mwiza ugasanga ngiye birandambiye bivuze ko akigukunda guta nkundira umugabo ariko nanjye yabimenye ko nta mwanya gifite muri arugo umugore ni iki shani wesha nise washatse uburyo tugira icyo dukora okay ushatse kumbwira ngo nkamuha umuti utuma kwibagira kanyanga burundu cyangwa kanga wamuhaye urwangaro kwa numvise ngo hari ukuntu ko numvise ngo hari ukuntu mufata akaba ari ukubwato kandi uradufite akaba ari ukubwato bakakamumera ashaka komeza yangara nk'uko ubwato bwangara mu kiyaga ari nkorera reka n'amazi buretse gato ahubwo ngiye kumureba nonaha nujya kumugeza utindeyo urasanga nabisoje mare iminota ingaheze 30 ubwo ngiye guhita njyayo ariko nawe umenye kuri bungure nimugoroba muracasha yafatunda mbona mukuru twabatoye sawa nta kibazo gihari urugo ndutashyemo ubundi umugore nuzi kwambara neza. Do you want me to go with you or not? I can hold on until tomorrow. Mwana we bagiye gusenyera abantu ngo noneho ngo basigaye bambaye ubu damarisi ni yewe muri aho naho neza makuru ni yewe ni meza n'umuntu uvuye ahangaha nyine yari ari kunsakurisha nuko nta kibazo gihari urumvisha witonganya ngo ikibaye oya nta gihari ariko nyine nkubonye nanagushakaga nje kukureba yego shenge nibiki nifuzaga kugusura nanuzana utu twenda tw'abana nibyo baba we waranzaniye utwenda tw'abana nyine nabonye abana nta kintu bambaye ndavuga nti twakugurira utu twenda ntiwaje twambika abana nibyo se ariko si utwenda ko umugabo wanjye yabaguriye ejo bundi unzaniye utundi twenda kandi umugabo yarabaguriye ubu se aramutse ayisanze mu rugo navuga yuko nyikuye hehe mbese umugabo wagira amahane oya umugabo wanjye nta mahane agira umugabo wanjye turumvikanya nta kibazo umugabo wanjye ego ko nuko atageze ahangaha ngo urebe uko ntarishere ishusho ego ko mana cyane rwose turanezerewe hano mu rugo iwacu ibintu ni amahoro n'isheri na shusho
rwose umugabo wanjye ukuntu ankunda aranyambika ese we ntabwo uba ubireba mbibona umugabo wanjye aranyambika ntabwo ajya mu bakobwa ntabwo ajya hirya no hino yewe umugabo wanjye tubanye amahoro ndamugukundishije nawe uzamukunda umugabo wanjye nta kibazo cye naho ubundi iyo myenda yijyanire ntiwabura n'undi muntu wayiha Imana iguha umugisha yawe urakoze kuntekerezaho Imana iguha umugisha koko hanyuma se hari umuntu wambwiye ko yumvise mubyuka mutongana nk'umugabo wanjye kandi ndamukunda damarisi kankubwire uri umugore yego nyine ngenda cyane umukobwa ariko urabizi ko nkora umwuga w'uburayi sibyo uranabizi yuko ndya neza nambara neza nsa neza muri make kandi ayo mafaranga mbona nyakura ku bagabo ese ubundi wari uzi yuko mbona umugabo gutyo gusa ubona abagabo bino bose bampururira ukajyana gutyo gusa uri uwo hirya iwe akaza mu rugo iwanjye kuba gusanga hariya se nanjye agataha iwanjye hari ikibazo oya wenda ntubyite gutyo ngo wumve ko ari umugabo mu bagabo banangereka wowe umugabo wawe niyo mpamvu uba wambaye tumini mama niyo mpamvu uba wambaye ye baba we iyi myenda y'abagabo bakunda ariko ajya wambara neza nk'abakobwa muko nese ngi nambara nk'abagabo ese iyo ndaya ya niyo baza kugura indaya ntago wakwambara n'akantu karekare byibura baza uko nambaye n'ibyo ngibyo ariko jyewe reka nkubwire sibye n'ibindi ni ukuri umugabo wanjye nta kibazo dufitanye n'umuntu ukubwira ngo jyewe ntungana n'umugabo ariko se ntituzaza tunaganira muzaza mubanga ugutwi ngo turi kuganira gute nta soni utazaza kunshengerera mu rugo rwanjye wa mukobwa we niko hakashinziwe urugo rwanjye urarushakaho iki nta soni ubu wabuze wameze amababa nzagusanga ku mugabo wanjye umva reka nkubwire umugabo wanjye umurebe nawe wirebe tuza madame tuza abakobwa bubu mwabayemo tuza nkubwire niba koko oya tuza niba koko umugabo mumeranye neza ni byiza ariko niba mutanameranye neza kire naguha agati gatuma agukunda akaguhahira amafaranga yose yakoreye akayaguha ikintu cyose umubwiye akagikora wanamubwira ngo ngwino turyama akaza wamubwira ngo byuka akabyuka wamubwira ngo tujye guhingaga mukagenda naho kuzunura inabi yego nyine twe turi bato kuri mwe ariko twamenye ubwenge kandi niyo mpamvu tubayeho neza none se ibyo bintu birashoboka kora ibyo koko se cyangwa n'indaramabuno bya bindi bahereza abagabo ntibazongere no kuva mu rugo kwihaha oya ntabwo ari uko bimeze turebe se uko bimeze yewe uwo muti ngenda wuguha urancaza amafaranga akagukunda si ngombwa nasa n'uri kuri umuturanyi ntazi uri kwenga ngo unyime umuneke ko ntazi abihiye ngo unyime ibiryo ni ukugufasha nyine kugira ngo ubone amahoro nk'uko nanjye nyafite ariko se yemwe ko izi ntege ugende werekana ubwo ntugira ngo uzampuze n'umugabo wanjye hoya ngaho nyereka izo nyiragashwarata zawe banza utuze umbwire niba ubyemera ngiye ngufashe ngaho rero nyereka ibyo bintu none se ubundi igihe nakwemera ibyo nabonye ngaho banza unyereka ubundi menye uramenya se byibuze uko bakoresha uwo muti mana yanjye we ubu koko yewe oya tuza ndawuguha tuza ndawugura wumva ariko se koko azaza ataha mu rugo angarurira agatima nanjye we mana we utete utone nzateta uzanshimira yewe cyangwa se n'iby'iki gihe nta kibazo ariko ntacyo tuza ngo nzanire kuwukoresha neza niba iyo ubivuze umuti uba upfuye mubwire aya mavuta ureba n'ay'intare kandi intare si iyo mu Rwanda ni intare yo muri Kongo none yazandya ntabwo izakujya ahubwo uzaba ubaye nk'intare imbere y'umugabo wawe azajya kureba gutinya aya mavuta numumara gutera akabari uzayamusiga ku dusabo tw'intanga mu izina rya Yesu oya wigenda igira hino nibe mwana we akira ntushaka se kumererwa neza aka gasatsi rero umugara w'intare nawe ku buryo azajya kureba akabona wazuye umugara uzatumurenza
urumva uvuga ute nk'uko urengeje umugara w'intare niko uteka uzajya ubona mbona nk'intare ukacira bugufi ukangirira ubwoba aka gasatsi numara kukamurenza ku buryo azajya kubona nk'intare ukayazimura ye bababona paka bukeye buki ubu sakabona ariko sarakabona ubu sagiye kongera kumbwira ngo reba hano ngo tuza nasa uri igicucu kitazi gukontorora ibintu none se ndahita ngakuramo urageza mu gitondo harya nimufite umwana wongara aho umwotsi be ye baba we mana yanjye yo nkayo mashereka ye baba azajya kumvira nuko umwana wamubwira ngo ngwino akaza wamubwira ngo genda akagenda mbese uzamufite ariko mana yanjye we ibyo bintu ndamenya ndi bubigenze mukaba igicucu aho ugire vuba ejo uzaza kunabura ati yo babita we byakoze ngewe babita baranzi kwa mugabo bambije utera ubwo si ukunshoka ubu koko mfata amabere abana twabyaranye na Simoni koko nindangiza nyamwose koko nyine na se ariko mana we umugabo wanjye ko mukunda nanjye akaba nkunda erega niyo cyaba ari igihe hari igihe kiba kibi ariko ntabwo cyahoraho buri munsi umugabo wanjye ndamukunda ubu si ibyo bintu ariko se koko mbikora ariko uzi ko ari byo mbega iwe uzafatisha we icecekere wowe uzanshinga Oh, not I can hold on until the umugore w'igicucu wigiye kumuha ibituma umugabo amukunda ahubwo agomba kumuta akansanga ingese wishimiye ko nta mugabo ngira umugabo mbwira ngo nijye nambara kamini nzambara kamini se ariko yabuze n'igitenge yangurira akamini niko azabona nawe uriya nawe ubundi yabwiwe n'iki ko tutongana na ubundi kujya atangurira igitenge ariko mana nyagasani we n'ingutiya yarayibuze ngo azabona akaminina ngo ni akamininara ariko ako kaminina ni bwoko ki koko ariko na wa mukobwa nabonye yambaye akamini uzi ko nanjye nazaza ariko ndabanza muhereze we azaza nkunda umugabo wanjye azaza nkunda azaza mfata neza ntazongera kujya kureba utuminina ngo ni utuminina hajya ariko utwo tuminina tuba tumeze gutya umugabo wanjye ndamuhamya utwo dusago tw'intama ndadutotobeka amasherekayo litiro ahubwo se ndaza kumva ko nariye agasombe ndemera nditogose pe ariko ndakwereka ntazongera kuncika umugabo wanjye nuko numukunda ngo nataminina hajya sinzi ukuntu numvise babivuga ariko se we ubu nanjye nazaza njyana nambaye akaminina akamumve yesu we yababa we uze ko nafite utuguru twiza ubu ntazaza atureba akanseka ariko mana ariko ntacyo ndapfa kuminina nanjye nk'uko yabivuze ngo nataminina hajya ese ubundi babivuga gute nataminina akamina njyewe nzaza mba nimereye gutya n'ubundi se k'umugabo wanjye ariko buretse aze sha buretse rwose buretse yaje abe no kuvuga we nta namvugishije wa mugore ugiye ikibazo n'uruhu wagiba nk'abandi bagore koko wagiba nk'abandi bagore mu by'ukuri mugabo mwiza uyu mugabo mwiza iki ni igiki cyabaye mugabo mwiza ese hari ikibazo cyabaye ariko iyo ndirimbo mugabo mwiza mugabo mwiza mugabo mwiza mugabo mwiza ndakuramutsa Mariya ako ntabwo uzi ko abandi basigaye bavuga ngo sheri nanjye jya unyita sheri mwita sheri nanjye mba nshaka kunyita sheri z'ubu koko sheri yanjye nawe rero yashiriye mu mashuka yesu we yashiriye mu mashuka pe none njye ikibazo nibaza ko nje ninanira nkeneye kwiruhukira
Mwambona uburiri. Muryamishe mugabo mwiza. Uryamisha iki? Watunganyije umuntu nakiruhukira. Nagona ko unananiwe. Tunganya urunze niruhukira. Kigoryi gusa. Matora. Ibaze umugabo n'umugore kugira tunganya ubwo burinze n'iryamire wacyohewe. Kikora iki? Tugangike kandi tura. Wazibye ukareka gushwanyagurika aho ngaho. Umugabo we ariko uyu mugabo yarananiye. Watunganyije uburiri nkaza nk'iryamire. Baba werakanze ndaho ukuntu ndi bugenze wa mugabo. Ariko uri umugore. Ko wagira ngo uri Radio National. Radio National niyo sararaga nawe uragenda ugasanga. ETFM musako ariko bavuga ngo ETFM. ETFM. Sawa ndege no kubivuga. Tunganye uburiri n'iryamire. Amwanya mfite wo gutegereza. Mukanya ngiye kujya ku irondo. Yone karibu umugabo mwiza. Ari umugabo mwiza. Sheri ni karibu. Sheri bashirira neza. Baba we. Reka nze umva ndaje nkwereke yegegeye umva ndasigamo neza yegegeye gusigamo gusa ndamuhana litiro yose amabere aruzuye ndaba ndetse guha umwana ibere buretse ndakwereka yewe reka nze ngo ryamishe mugabo mwiza ntacyo nakwima ariko mugabo mwiza nakwimye ikiko mugabo mwiza makuru harimo ikintu cy'icyumunyu nta cyane nanyweye udusabo twanjye tw'intanga ko numva turi kuyagirana se byo byaba byagenze gute mu kabyara niba ushyiramo agacupa ndabizi ubu ngubu ni ikirungo ngiye kurwazwa mu kanwa kanjye haryohereye twagira ngo nanyweye bya bitobe Damari soka damara mwirimbiwe. Ariko gira kambaza niryamire wa mugabo. Akaryamira igisura. Umva wakigorewe. Ariko wambabariye kuko mugabo. Ida umushite. Soka ngasiri. Bati ibintu bya byose. Ariko se wanditse ariko mana nyagasani wewe ne. Soka je. Babarira we ni munabare mwakobyara we. Ariko mana we. Ariko naragowe genda. Gira hagenda. Ye baba we. Ubuza kwitara yanze nta n'umufuka mfite wo kuyitwara. Ukene nk'uru rugo mufuka sengiriki. Ariko koko. Genda wacyohewe. Ye baba we ariko mana yanjye. Soka genda. Ubuse ndabigenza. Ndakubwiye ngo nzongera kukubona hangaha. Uwo mutwe nzawutaho. Ibira mu rugo. Ariko damarisi mvira mu rugo. Je. Mvira mu rugo. Kikore gusa. Vanga aba utwara ibyambagara byawe. Bayifata imyenda damarisi nta mwanya mfite. Na hasi kwa muganga. Bayifata imyenda yawe ugende. Kikore gusa. We ntabwo umugore. Ati wabyutse ariko utanabishaka n'ubundi twisubirira kuryama mugabo. Karyamira igisura. Fata imyenda yawe ugende. Umugore n'umugabo ndiko baryama. Uzira kutumba. Fata imyenda yawe ugende wakigorewe iki kigoye. Fata imyenda ugende ujya aho turi. Impamba rero. Gahamba uri muzima. Yesu we. Fata imyenda yawe ugende ntabwo njye ntibigene mu rugo rwanjye. Akira ejerekani uzayivomesha uzakora iki n'ubundi ibyo nibyo wazanye. Kikora iki kigori giguye. Ye baba we ariko mana yanjye. Hanze hari abana we. Hari abana bakiri bato bazi icyo gukora. Nakaminina amaraso y'umupfumu. Yesu we. Gira vugendere uri kuntinza. Uri kuntinza gira vugendere. Kigori giguye. Genda. Ibyo bikobwa
mugendana nabyo nzabi ujyanwe n'uruzi shogosha urugendo kubitwe n'inkuba y'izuba kigorye gusa ibyo bijerekani bigumana ndabijyana ze mbijyana hobagira ugenda kagende mu byo kajyanwe n'uruzi kigorye gusa ndagitsinze mwose ko ataza kandi hello kirukanye sha oh